Ndabasuhuje bakunzi ba Memvo TV. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ikomeye cyane ku buzima bwa buri wese. Hari abantu benshi bafite impano, amahirwe n'inzozi zikomeye ariko bakarangwa no gutsindwa. Ese ibi biterwa n'iki? Reka turebere hamwe ibintu bituma abantu benshi batsindwa mu buzima kugira ngo natwe duhindure ejo hazaza hacu. Kandi ntucikwe icyanyuma kuko waba uhombye cyane. Ikaze mu kiganiro. Icyambere gituma umuntu atsindwa mu buzima: kubura intego. Umuntu utazi aho ajya ntamenya n'aho ava. Intego ni nk'ikarita iyobora ubuzima aho buva ndetse n'aho bugana. Icya kabiri, kugira ubunebwe. Kwanga gukora cyane no gusubiza inyuma inshingano bituma inzozi zawe zipfa bucece. Icya gatatu, gutinya gutsindwa. Abantu benshi batsindwa kubera ko batinye kugerageza. Gutinya gutsindwa niyo ntsinzwi ya mbere. Kane, utigirira icyizere. Iyo utizera ko wabishobora n'abandi ntibabiguheraho icyizere. Gatanu, kwigira ku bandi. Guhora wigereranya n'abandi bigutera kwiheba, kuko iyo ugerageje gukora ibyo abandi bakora byakunanira cyangwa se bitaguha umusaruro, utangira gucika intege. Gatandatu, kutamenya gucunga igihe. Igihe ni ikintu kitagaruka mu buzima. Ugipfusha ubusa aba yiyangiriza ejo hazaza he. Karindwi, kwanga kwiga no kwihugura. Isi irahinduka buri munsi. Utagendana n'igihe asigara inyuma. Gerageza byibuza kugendana n'ibigezweho, cyangwa utangire wige ubundi bumenyi ubona bugezweho. 8, kugira inshuti mbi. Inshuti zigutesha intego, zigushyira mu ngeso mbi n'inzira yihuse ijya ku ntsinzwe. 9, kwiheba nyuma y'ikosa rimwe. Amakosa si iherezo. Urekeye aho kubera ikosa rimwe aba yitesheje amahirwe. Niba uhuye n'ikosa runaka mu mishinga yawe, ntugahite wiheba ngo uvuge ko birangiye, ahubwo ujye uhita wigira kuri iryo kosa guhindura ayandi makosa. 10, kutagira discipline. Kutagira gahunda no kutubahiriza ibyo wiyemeje bituma ubuzima bwawe bugenda mu kajagari. 11, kwihuta ushaka intsinzi. Abashaka gutsinda vuba cyane akenshi batsindwa vuba. Intsinzi isaba kwihangana. 12, kutagira kwihangana. Ibintu byiza bisaba igihe. Ubura kwihangana ahora ahagarara hagati. 13, kwirengagiza inama nziza. Kwanga kumva abakuze cyangwa abafite ubunararibonye bituma usubiramo amakosa yatumye utsindwa nyuma. 14, kugira imyumvire mibi. Utekereza nabi ku buzima ahora abona inzitizi aho amahirwe ari. 15, guhora witirira abandi amakosa. Udatinya kwemera amakosa ye ntazigera yakosora. 16, kutagira icyerekezo cy'ejo hazaza. Kubaho udapanga ejo hazaza bituma inzozi zawe zipfa byihuse utazi n'igihe zapfiriye. 17, guhora wibona nk'uwatsinzwe. Iyo wiyumvamo ko watsinzwe uba waramaze gutsindwa koko. 18, kunyurwa n'aho ugeze. Kunyurwa birengeje urugero bituma uhagarara gukura, wumva ko udashaka gukora ibindi ku ruhande biguha umusaruro. 19, kwihisha mu byihisho by'igihe gito. Inzoga, ubusambanyi n'ibindi bishimisha by'igihe gito bitwara ejo hazaza hawe. 20, kutizera Imana n'icyerekezo cy'ubuzima. Abantu benshi batakaza icyizere bagacika intege, ntibamenye ko hari utabara mu gihe tugeze aho rukomeye. Bakunzi ba Memvo TV, gutsindwa mu buzima ntibituruka ku kubura amahirwe, ahubwo akenshi biterwa n'imyitwarire ndetse n'imyumvire. Iyo uhisemo guhindura ibi bintu nubwo byaba bike, uba utangiye urugendo rw'intsinzi. Niba wakunze iyi video, kanda like, ukande subscribe, nongeze unasharinge ku bandi bantu nabo bamenye ibi ngibi. Andika muri comment ikintu kimwe ugiye guhindura uyu munsi. Murakoze cyane, tuzongere duhure ku yindi video ifite akamaro ku buzima.